rero tugomba kurya tudahenzwe mu minsi mikuru ya Noheli kandi mubifashijwemo na Gubwa Neza TV. Ko Gubwa Neza TV yivuga ngo abantu babashe kwihaza mu biribwa by'umwihariko iyo turi kwizihiza iminsi mikuru. Gubwa Neza TV rero yagerageje kubakusanyiriza bimwe mu biribwa mu gihe cya Noheli abantu bakwiye kwibandaho kugira ngo bifatanye n'isi yose muri ibyo byishimo, muri uwo munezero mu buryo bw'umubiri mu kwizihiza Noheli. Urabona neza kuko urabona hano dekorasiyo, ibyo kurya mu by'ukuri bikaba bibereye ijisho, ukumva kuko nawe uri mu rumuri nk'abandi. Urebye kuri iya meza uhita ubona ko mu by'ukuri abari buyicareho bari ufite ipano yawe ukayotsa neza, cyangwa ku mbabura yawe ukayotsa neza. Buriya ku munsi mukuru wa Noheli biba byiza iyo ufite mu by'ukuri iyi nkoko yawe ukaba wayikoreye n'isupu yayo, n'akafanta ko kunywa cyangwa se kakawa ko kunywa, mbega ufite akanyobwa ushobora mu minsi mikuru. Icyo gihe umunsi mukuru uvuga ko wagenze neza. Akamasa, ya nyama yometse ku rubavu rw'akamasa, ibintu birushaho kugenda neza. Urabona rero n'iyi miteja nayo irushaho nyine kuba mu by'ukuri umusangirangendo w'aka kamasa. Reka rero mbasuhuza kandi mbifurize ibihe byiza bakunzi ba Gubwa Neza TV. Turi muri cya kiganiro gahunda ni ya yindi. Mu kiganiro rero gahunda ni ya yindi, niyo kwizihiza iminsi mikuru, turya neza tunywa neza. Uyu munsi rero Gubwa Neza ifite ubusesenguzi yabakoreye cyangwa se ikiganiro yabateguriye. Ndizera neza kuko mu by'ukuri mushonje muhishiwe. Ubu rero twegereje iminsi mikuru ibiri ikomeye, umunsi wa Noheli n'umunsi mukuru wa Bonane. Uyu munsi rero muri gahunda ni ya yindi ndabagezaho amafunguro akwiriye, cyangwa se uburyo ki mu by'ukuri dukwiye kuzafatanya kugira ngo dufashe gusangira neza Noheli. Turareba amafunguro adahenze, amafunguro twaba twifitemo tukarya neza mu by'ukuri mu minsi mikuru ya Noheli. Rero tugomba kurya tudahenzwe mu minsi mikuru ya Noheli kandi mubifashijwemo na Gubwa Neza TV. Ko Gubwa Neza TV yivuga ngo abantu babashe kwihaza mu biribwa by'umwihariko iyo turi kwizihiza iminsi mikuru. Biba byiza iyo Gubwa Neza ibateguriye ibiganiro cyangwa se ibafashije gutegura iyo minsi mikuru ku buryo mudahenzwe. Turaza kurebera hamwe rero bimwe mu biryo mwakagombye kwifashisha cyangwa se imboga zakagombye kuribwa kuri Noheli. Ubundi amafunguro ya Noheli hirya no hino ku isi, kugira ngo mu by'ukuri umuntu yumve ko yizihije Noheli, na yahe mafunguro yakagombye kuba yakifashisha kwitegura. Ndetse nko muri ibi bihe turi kuyegereza, ni iki wakora kugira ngo wumve kuko uri mu myiteguro ikwiriye ya Noheli. Gubwa Neza TV rero yagerageje kubakusanyiriza bimwe mu biribwa mu gihe cya Noheli abantu bakwiye kwibandaho kugira ngo bifatanye n'isi yose muri ibyo byishimo, muri uwo munezero mu buryo bw'umubiri mu kwizihiza Noheli. Gubwa Neza rero TV ndahamya neza kuko yagerageje kureba uburyo ki buri muntu wese, by'umwihariko umukunzi wa Gubwa Neza TV, yazabasha gukora ku munwa akarya neza akanywa neza kandi mu by'ukuri adahenzwe. Ariko se ni ibihe biryo umuntu yarya kandi bidahoraho nyine, ibiryo biri special, ibiryo by'umunsi mukuru? Ubundi iyo tuvuze ngo ibiryo by'umunsi mukuru byakagombye kuba bitandukanye na bya biryo turya bya buri munsi. Ibiryo by'umunsi mukuru kugira ngo buriya byitwe ko ari ibiryo by'umunsi mukuru, byakagombye kuba bitandukanye n'ibiryo byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero ariko se ibyo biryo nanone ntago byaba bihenze. Buriya rero ku munsi mukuru wa Noheli nzanaba mu kiganiro kizakurikiraho, mu by'ukuri gahunda ni yayindi, nzababwira ubusobanuro bw'ibiribwa ngiye kubabwira tukwiye kwibandaho, ndetse nanjye nibandaho mu minsi mikuru ya Noheli. Ni ukurya nyine akaboga. Burya akaboga ko ariko ntago ari akabonetse kose. Buriya nubwo abantu ubona iminsi mikuru basa naho bayitiranya, ariko burya uko itandukanye amazina n'ibyo kurya byayo burya biratandukanye.
uyu munsi rero ndanyaruka mbagezeho akaboga umuntu akwiye gufungura mu minsi mikuru ya Noheli. Mu minsi mikuru buriya ya Noheli rero hari imboga z'uburyo butatu, cyangwa se nubwo ndavuga akaboga agatukura kava amaraso, zirimo uburyo butatu, ariko nshatse nanyarukira no mu mboga nyarwatsi za zindi duhinga mu karima k'igikoni, nazo buriya zigomba kuba ziri speciale zijyanye n'uwo munsi mukuru. Mu by'ukuri rero hano imboga ya mbere buriya ku munsi mukuru wa Noheli abantu baba bagombye gutegura, bakagombye kureba niba burya igihe cy'umwaka umuntu ufite inkoko rwose yavutse mu mezi mu kwezi kwa kabiri, kwa gatatu, mu kwezi kwa 12 bigeze igihe cyo kuribwa. Rero inkoko cyangwa se imbata cyangwa se dendo ni inyama yakagombye kuba ariyo yifashishwa mu minsi mikuru ya Noheli. Nzabasobanurira impamvu inkoko, dendo cyangwa imbata ndetse hafi ya yose ariyo yakifashishwa mu munsi mukuru wa Noheli. Reka nze hano ndahamya neza kuko nshobora kuba mfite uko yakagombye kuba iteguye. Hano ndahamya neza ko nshobora kuba nyifite. Reka nze ndebe kuko nyifite, noneho ninsanga nyifite nyibasangize murebe mu by'ukuri uburyo ki mwakagombye kwitegura iminsi mikuru ya Noheli murya neza, mumeze neza. Reka nze ndebe nyarukire hano mu kiganiro ndebe neza kuko nayibabonera, ariko ndahamya neza ko nshobora kuyibona. Reka nze ndebe mu nyihanganire, nze hano ndebe neza kuko nayibona. Hari igihe nakora nyibona hano, ariko ndabona hano nsa nkaho ngira ngo nyibonye. Mu nyihanganire ndebe kuko nayibona hano mu by'ukuri. Reka nze ndebe kuko hano nyibona. Hano ndabona nsa nkaho nyibonye. Murabona iyi nkoko rwose murabona ukuntu imeze neza. Byo ndi kuvuga kuko rero mu gihe cyo gutegura iminsi mikuru abantu baba bakombye gutegura inkoko cyangwa dendo. Urabona mu by'ukuri hariho bijya bitati bya birungo bihumuza ibyo kurya, ati harimo za rosemary. Ibi ni ibirungo byose by'inyama. Iyo umaze rero kuyikaranga neza, ufite ipano yawe ukayotsa neza, cyangwa ku mbabura yawe ukayotsa neza, buriya ku munsi mukuru wa Noheli biba byiza iyo ufite mu by'ukuri iyi nkoko yawe ukaba wayikoreye n'isupu yayo, kuko buriya ku bantu batashoboye urabona n'ibihaza biba bihari. Ibi biryo byose nzabibabwira. Urabona n'isupu y'inkeri nayo hano birayigaragiye. Isupu y'inkeri, buri inkeri nayo igira isupu. Buriya inkeri iyo uzifashe ukaziteka ugashyiramo agasukari gakeya zigira agasupu keza. Ibi rero ni bimwe. Urabona ibihaza, isupu y'inkeri, buriya ukaba ufite n'ibirayi birushaho kugenda neza. Urabona rero ko iyi mbata yacu cyangwa se inkoko cyangwa dendo, mbega ikiguruka cyangwa se ikinyamababa, iyo ugifite nzabasobanurira impamvu ari ngombwa ko umuntu yakagombye kuba yakifashisha ibifungurwa nk'ibi ngibi kugira ngo mu by'ukuri yumve kuko nyine bimumereye neza. Ahangaha rero inkoko urabona ni inkoko itetse neza, mu by'ukuri imeze neza, idafite ikibazo. Rero ahangaha ndavuga nti iyo uyifite uba wateguye Noheli. Kubera iki rero? Murabizi kuko Noheli itwibutsa ivuka rya Yesu. Iyo Noheli rero itwibutsa ivuka rya Yesu, aho mu by'ukuri abantu bishima. Ariko buriya mu yandi magambo Noheli ivuga urumuri, umunezero mu bantu. Buriya rero ngo izi nyamababa zitera umunezero mu bantu. Ibihaza rero nabyo buriya bifasha urwungano rw'igogora. Aka gasupu rero nako gafashe, murakabona, gatuma uburisho bw'iyi nkoko, nababwiye ko ufite ibirayi cyangwa ukagira ikinyamunyu birushaho kuba byiza. Turi muri cya kiganiro cyacu mu by'ukuri
gahunda ni yayindi. Iki kiganiro gahunda ni yayindi, niyo kurya neza mu minsi mikuru, ariko tukarya ibitaduhenze. Urabona inkoko ushobora kuba warayitungiye uyifite mu rugo, cyangwa se warabashije kugira udufaranga ubika ukajya kuyihaha. Ibihaza nibyo twihingira mu karima k'igikoni, inkeri nazo twazihinga mu karima k'igikoni. Urabona isupu ni amatemba navuga, kuko ni isupu iba yakomotse buriya inkoko uko uyotsa biba byiza iyo yokereje mu kantu ku buryo ubwo buryohe bwayo buba buri nk'ahantu mu gasorori, noneho ibintu bikarushaho kugenda neza. Ahangaha rero iyi inyama y'inkoko nababwiye kuko wari uburyo ari inyama eshatu byibura zakagombye gutegurwa: inkoko, imbata cyangwa se dendo. Ibyo byose ni ibiguruka bibarirwa mu nyama imwe. Ahangaha rero reka mu by'ukuri iyi ngiyi mbabwire ngo wabashije kuyotsa kumbabura gutyo ikaba nyene brune, sinzi uko nayita mu kinyarwanda, cyangwa se igahindura ibara ariko ntishirire, ikaba imeze neza nk'uko muyibona. Mu by'ukuri wifatanya n'umuryango ku meza, ibintu bikaba bimeze neza. Wababonye ibyo birayi cyangwa se icyo kinyamunyu, ibintu bikagenda neza. Ahangaha rero nababwiye neza kuko tuba turi mu bihe byiza nyine byo kuvuga tuti mu by'ukuri tugerageze turebe ngo dukoze umunsi mukuru mwiza, umunsi mukuru abantu banezerwa, umunsi mukuru abantu mu by'ukuri baba bumva bameze neza. Inyama ya kabiri rero nayo buriya itagomba kubura ku meza ku munsi mukuru wa Noheli, nayo ngiye kuyibereka. Ni inyama mukunze kwita ngo ni akabenzi. Akabenzi ni inyama nziza, ariko ikaba inyama nziza cyane iyo ugiye gukoresha umunsi mukuru. Ndaza mbabwire akabenzi wakagombye kubukoresha, ko ntago ari inyama z'impande zose wakagombye kubukoresha. Inyama buriya y'akabenzi cyangwa se inyama y'urubavu niyo yakagombye kuba mu by'ukuri igushishikaje kugira ngo ubashe kuba wayigaburira cyangwa se wayifungura kuri Noheli. Buriya iyi nyama y'urubavu, murabona iyi ni inyama y'urubavu y'akabenzi. Akabenzi rero nayo ni inyama iba nziza mu gihe cya Noheli. Ngira ngo murabibona hano ukuntu iyi nyama y'akabenzi iba imeze neza, iba icyoye neza, ndetse n'ibiyikomokaho. Buriya iyi nyama y'akabenzi yokeje neza ku mbabura ku makara, ahasigaye mu by'ukuri ukayikuza biriya biguruka, ukaba ufite na kafanta ko kunywa cyangwa se ka kawa ko kunywa, mbega ukaba ufite akanyobwa ushobora mu minsi mikuru. Icyo gihe umunsi mukuru uvuga ko wagenze neza. Rero gahunda ni yayindi, ni ukurya neza, kunywa neza, kwishima nyine, kuko uwo mucyo nawe byumvikana kuko nawe mu by'ukuri wasangiye n'abandi umucyo. Ubu rero n'ubushakashatsi, izi nyama nzababwira impamvu arizo abahanga batoranya kugira ngo zikoreshwe mu minsi mikuru ya Noheli. Ariko kuri Gubwa Neza TV, inyama z'ingurube, murabona ingurube ni amatungo umuntu yororera mu rugo, ntabwo ari ibintu umuntu yakagombye kujya gushakira ikantarage, kuko uramutse uri umworozi mu by'ukuri ibi ngibi ntabwo wavuga ngo urajya kubishakira ikantarage. Rero inyama y'urubavu iyo yokeje ku makara, cyangwa se waba ufite ya mashini yotsa inyama ukayishyiramo, usanga nyine byabaye mama wararaye. Iyi rero ni inyama mu by'ukuri y'urubavu, by'umwihariko ni iy'akabenzi, ariko ugahitamo iy'urubavu, kuko urubavu n'itako burya biratandukanye. Nzabagezaho n'iziribwa kuri Bonane, aho ziba ziherereye n'amoko yazo, n'inyamaswa burya zikwiye kuribwa kuri Bonane. Burya mu gihe cya Noheli wabonye n'akanyama k'ifumbere, reka nako nkongeremo, cyangwa se impongo, aho ziba birushaho kuba byiza. Ariko aho zitari nyene, iyi ndyohesha birayi ni mama wararaye. Waba ufite n'icyo kirayi cyangwa se icyo kinyamunyu, cyangwa se uwo muceri ukabyikuza ya nkoko yawe, kuko ndavuga ko ushobora guhera ku nkoko
ugakurikizaho iyi ndyohesha birayi cyangwa aka kabenzi. Ahasigaye rero ngiye kubagezaho inyama ya gatatu. Muzi neza ko ibiganiro byacu bitajya biba birebire cyane, reka nze mbereke rero indi nyama ya gatatu mutakagombye kuba buriya navuga ngo byaba byiza mutayibuze, byaba byiza mutayibuze. ni inyama nayo imeze neza, navuga ngo ni akamasa. Akamasa rero aba ari inyama nziza cyane. Akamasa, iyo mvuze ngo akamasa ndahamya neza kuko abantu benshi bumva icyo nshatse kuvuga. ni inyama nziza cyane, munyihangane ndi kumva hano hari hashatse kuzamo akantu ntari nateguye, ariko reka nze mbabwire ngo ni akamasa. Akamasa rero reka nze ndebe kuko hano nayibabonera, ariko reka nze munyihanganire. Hari inyama y'akamasa, hari inyama y'akamasa iri aha ngaha. Reka nze nyibereke, reka nze mbereke iyi nyama y'akamasa iri aha ngaha. nayo mu by'ukuri buriya kuri bonane biba ntabwo ari bonane, ahubwo kuri noheli ariyo bita Christmas, ariyo bita Christmas. reka nze namwe hano mbereke. Urabona iyi nyama, ntabwo nzi neza kuko niba muyibona, ariko iri ku isahani. Murabona kuko yageze ku isahani hano. Iyi nyama irokeje, ariko ni ya nyama nayo iba yometse ku rubavu rw'akamasa. iyi rero iyo udafite biba byiza iyo ufite n'imiteja, warahinze imiteja mu karima k'igikoni, imiteja yawe ukayikaranga mu mavuta, ahasigaye ukayiza niba wabanje kurya inyama y'inkoko, ukarya inyama y'akabenzi, ukaza mu by'ukuri kwiruhutsa akamasa, ya nyama yometse ku rubavu rw'akamasa, ibintu birushaho kugenda neza. Urabona rero n'iyi miteja nayo irushaho nyine kuba mu by'ukuri umusangirangendo w'aka kamasa. rero aya ni amatungo twakagombye kuba tworora umwaka wose, ugashyira uvuga ngo muri urwo rumuri. buriya noheli, iyo turi kwishimira noheli tuba turi kuvuga tuti natwe turi mu rumuri. muri urwo rumuri rero kugira ngo urubemo wumve ko mu by'ukuri ururimo, ni uko nyine nawe uvuga tuti uko byagenda kose ati uru rumuri, ukavuga ati uko byagenda kose uru rumuri ndurimo. Urabona neza hano mu by'ukuri uvuze ngo uri mu rumuri, uri kurya aka kaboga, ibintu biba birushijeho kumera neza. reka rero mu by'ukuri ubundi ameza yo kuri noheli ntabwo yakagombye kuduhenda, ahubwo twebwe icyo dusabwa ni ukuvuga ngo twagize gahunda ni ya yindi, dufite ya gahunda nziza yo kurya neza. kuko urabona mu by'ukuri hano iyo turebye nk'ameza cyangwa se tukareba amafunguro uko ameza yacu yakagombye kuba ateguye, hano naho ndumva nshobora kuba mfite uburyo ugomba kugerageza noheli, urwo rumuri, ameza yawe wayageraho umaze kuyategura, ukumva ko mu by'ukuri nawe uri gusangira n'abandi uwo mucyo. reka nze mbereke hano ameza noneho yacu uko twakagombye kuba tuyategura, kubera kuko biba byiza iyo ayo meza tuyateguye neza. reka nze mbereke hano, ndahamya neza kuko biragaragara neza hano. reka nze mbereke hano. urabona mu by'ukuri aya meza yacu hano, urabona ugomba kuba ufite umugati. iyi yakagombye kuba ariyo meza uko igomba kuba iteguye. ugomba kuba ufite umugati wawe, imboga zijya zo mu gikoni, ufite amagi atetse neza abijije, ufite izi mboga zose zo mu karima k'igikoni. byaba byiza ukaba ufite n'aka gasamake, ukaba ufite za ndimu mwiti z'amakara cyangwa za sitoro, ibitunguru,
urabona za ndyohesha birayi, urabona rero kuko mu by'ukuri urabona ya nkoko bayikataguye hano bayishyizemo, urabona neza kuko hano urabona hano dekorasiyo, ibyo kurya mu by'ukuri bikaba bibereye ijisho, mbega ukumva kuko nawe uri mu rumuri nk'abandi. Urebye kuri iya meza uhita ubona ko mu by'ukuri abari buyicareho bari kuba baraba bishimye. Ibi ni ibyo kurya rero, kandi ibi hafi ya byose umuntu yakagombye, uretse nk'isamake zonyine wajya kugura mu isoko, kuko nta muntu wigirira ikiyaga, uretse ko hari n'abagiriye ibiyaga mu mihana yabo cyangwa se mu duce batuyemo. Ndibuka kuko hari umugabo wajya worora amafi ahantu nagajya anyura ngiye ku ishuri. Aha rero murabona neza kuko ameza ya Noheli yakagombye kuba ateguye neza, asa neza, ariho twose turima tw'igikoni, amatungo magufi tworora, amaremare, byose. Gahunda rero ni ya yindi, turye neza, twishimane n'abandi bose, ariko gubwa neza nyene izagumya kubakangurira n'abagezeho. Kubera iki? Muri iyi minsi mikuru ya Noheli cyangwa se umunsi mukuru wa Noheli, umuntu yakagombye kurya bitandukanye n'ibiryo byacu bya buri munsi. Icyo ni ikibazo rero nazababaza cyangwa se nzabasesengurira mu kiganiro cy'ubutaha, ubwo nzaba ndi kubasesengurira ibiryo bikurikira, cyangwa se ubwo nzaba ndi kubasesengurira buri bwoko bw'inyama, impamvu aribwo bwatoranijwe kuribwa kuri Noheli. Nzanabagezaho mu by'ukuri uburyo ki hirya impamvu ibi biryo bidasanzwe aribyo bikwiye kuribwa kuri Noheli. Ikiganiro gikurikiraho kizaba hano kuri Gubwa Neza TV, kizaba ari igisobanura impamvu umunsi mukuru wa Noheli tukwiye kuwitegura mu buryo budasanzwe, kandi tukarya no mu buryo budasanzwe, tukananywa mu buryo budasanzwe, atari ukwiyahura, atari ukugwa ivutu, ahubwo ari ukugira ngo nyene kwiyumvishe muri ubwo busobanuro nzatanga mu kiganiro kizakurikira iki ngiki. Rero mu by'ukuri ibyo tuzabiganiraho, ariko ikintu nzibandaho cyane ni ziriya nyama zose naberetse hano muri iki kiganiro. Ahasigaye nkazazibasobanurira n'uburyo umuntu ashobora kuzibona ku giciro cya makeya. Mu kiganiro cy'ubutaha turi kumwe hano kuri Gubwa Neza TV. Igihe cyose mpora mbabwira neza kuko Gubwa Neza TV ibereyeho kugira ngo abantu nyine bagubwe neza, barye neza, bamere neza. Ndabakunda rero, reka mu by'ukuri ahangaha mvuge nti mugire ibihe byiza, ariko mbifuriza kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi igihe mufite ikibazo, igihe mufite aho mutasobanukiwe, igihe mufite gutanga inyunganizi, igihe mushaka gushyiraho komantere, mujye muyishyiraho. Reka mbabwire ngo mu by'ukuri ibiganiro nk'ibi ngibi iyo ubikurikiye, natwe nkagubwa neza mu gusoza uyu mwaka, ntabwo dutuma wifata amapfubyi, ahubwo ubasha gusubiza. Hari nk'ibibazo bitandukanye cyangwa se hari nk'amatungo atandukanye muri kiganiro naberetse. Ngaho utanga komantere, umbwire byibura inyama nyamukuru umuntu yagomba kwegerana nazo ku meza mu gihe cy'iminsi mikuru. Ahasigaye umbwire nawe icyo wiyumvishijemo, mbese wowe ni iyihe ukunda muri zo, muri izi mboga zose nababwiye umuntu yakagombye kuba afite ku meza mu gihe cya Noheli. Mbwira wowe ukunda iyihe, urumva ari ushatse nko guhabwa impano cyangwa ugiye nko guhitamo, wahitamo kurya iyihe nyama muri izi nyama zose nabasangije cyangwa se nababwiye neza kuko ari iz'ingenzi kuzirya mu bihe by'iminsi mikuru. Ndabakunda rero, ni mwarimu Gubwa Neza hano kuri televiziyo Gubwa Neza TV. Mukomeze mugire imyiteguro myiza, natwe turagumya tubasangiza ubusobanuro butandukanye cyangwa se ubusobanuro bwimbitse mu izihiza iminsi mikuru, ariko tutiyambuye ubushobozi bwo kugira ngo tugumye kubaho imyaka yacu iri imbere. Kubera kuko gahunda ni ya yindi, turye twizigamira, gahunda ni ya yindi, turye dukora, gahunda ni ya yindi, turye dutekereza, gahunda ni ya yindi, turye twiteza imbere. Mugire rero ibihe byiza, kandi turye kugira ngo tugire imbaraga zo gukorera ejo hazaza abadukomokaho, ndetse mu by'ukuri n'inshuti n'abavandimwe kugira ngo batwigireho. Gahunda ni ya yindi rero, twizihize iminsi mikuru turushaho kwiteza imbere, turushaho
gusangira n'inshuti n'abavandimwe. Ndabakunda.